twongeye kubasuhuza. Uyu ni umwanya tuganira ku muco n'amateka y'u Rwanda, tuganira kuri byinshi byaruranze mu myaka magana n'amagana ashize, ruriho ruganje ruguje igitinyiro mu mahanga aruzengurutse. Kuri uyu munsi tugiye kuganira amateka y'abami b'u Rwanda, ariko icyo turi bwandeho ni iteka ryaciwe rigira riti nta mwami w'u Rwanda uzongera kunywa urwagwa. Ese iryo teka ryaba rikomoka kuki? Cyaciwe nande? Byubahirizwaga gute kugeza mu ndunduro y'ingoma ya cyami? Ngaho rero muze twicarire kuri iki gicaniro dusitamane tuganira ku mateka y'u Rwanda n'imiziro yagengaga abami mu Rwanda. Mujya mwumva benshi barabizi, hari ababitaramiraho abandi bakabyumva bihushuka ngo cyaraziraga yuko abami b'u Rwanda banywa urwagwa. Ese byaba byaraturutse kuki? Iryo teka ryaciwe nande? Biturutse ku zihe mpamvu? Ricibwa kuwuhe mwami? Nk'uko amateka y'u Rwanda bigaragaza, hari umwami uzwi mu mateka witwa Yuhi Mazimpaka. Abantu bakunda no gusetsa cyane ngo Mazimpaka ari umusinzi, akaba umusazi, akaba umusambanyi ndetse n'umusizi. Ibyo byose kandi koko byamubayeho, ariko icyo ntavuga no kuravuga ngo yari umusambanyi kuko abagore bose barabibwami kandi yarafite abagore be bwite, ariko kwa ngo yari umusinzi nuko yakundaga urwagwa ndetse yanarunywa bikamubera ikibazo. Kwa ngo yari umusizi yahanze ibisigo byinshi tuzi mu mateka y'u Rwanda. Urumva yuko rero amateka ya Yuhi Mazimpaka yagitangaza cyane. Yuhi Mazimpaka yari umugabo mwiza, ndetse ngo n'umwami w'u Rwanda ntawigeze aba umwami mwiza nkawe. Yari mwene Gisanura Mibambwe, yatwaye u Rwanda asaga mu 1642 kugeza 1675. Mazimpaka yaranzwe n'imyifatire yo kugira amakaburo. Amakaburo ni uburwayi bwo mu mutwe ariko bw'abakomeye. Ntabwo bavuga ngo kanaka ngo arwaye mu mutwe, baravuga ngo arwaye amakaburo. Amakaburo ni umuntu ubana n'uburwayi bwo mu mutwe, yaba umutware yaba umwami, niko bavugaga ngo yarwaye amakaburo. Kandi koko Yuhi Mazimpaka byamugaragaragaho iyo yabaga cyane cyane yanyweye urwagwa, ururwa bitoki mwese muzi, nibwo agiraga amakaburo agakora ibidakorwa. Byinshi bimuzuyeho mu mateka y'u Rwanda nuko yagize atya yiyicira umugore yakundaga ndetse amwicana n'umwana we. Byagenze bite? Mazimpaka yagiraga abagore benshi kandi beza, akagira n'abana benshi, dore ko yabyaye abasaga muri 13. Kenshi na kenshi ukabona nk'abagore be, abana be bakuru bagiye kuganira n'abagore be batoya. Umunsi umwe rero witwa umuhungu we ajya kuganira n'umugore muto. Mazimpaka arabimenye. Abimenye aragenda afata icumu araritera, agiye kwica umuhungu we nkaho yakamufashe, rifata umugore we riramwawuhanya, abarapfuye. Mazimpaka agahinda karamwica karamwegura. Naho yahangiye igisigo cyitwaga ngo singikunda ukundi kuko ibyo nkunda bitankundira. Ubwo yavugaga agahinda afite kuko yarwanira ishyaka umugore we, amubuza umuhungu we washakaga, bavuga ngo arimo aramutereta, byatumye amwica. Nkaho yamugaragarije ko amukunda, ahubwo bimuviramo gupfa. Icyo ni kimwe cyatumye amakaburo yagiraga yakuraga ku rwagwa yicira umugore, umuhungu we akira atyo. Ikindi gikomeye cyane kivugwa mu mateka y'u Rwanda, umuhungu we witwa Rujugira wari warazwe ubwami, yagize atya nawe ajya mu rugo rwa mukasa. Agezeyo Mazimpaka arafite imfizi yivugaga cyane yitwaga Rushya, wagira ngo yasaga na shebuja. Iyo yabonaga umuntu ugiye mu bagore we yarivugaga, igasakuza ku buryo Mazimpaka azimizi n'imiganda kugira ngo yivune uwo muntu wamwinjiriye mu bagore. Nuko imfizi igira itya, ibonye Rujugira rwa Mazimpaka irivuga. Mazimpaka aravuga ati data nsanze hano yanyirenze, ataho kugira ngo iyi mfizi rero ikomeze inyivugane, reka ndwane nayo. Agiye guhangana nayo ngo ayikure mu nzira atambuke, imfizi yitambika mu bikingi by'amarembo. Ibikingi by'amarembo bya kera rero ingo zabaga zicinyiye ku buryo udashobora kubona ahantu wapfumurira ngo usohoke ugende. Imfizi Kirima Rujugira aba arayishe.
igandara aho ngaho mu bikingi by'amarembo. Rujugira abafashe inzira aranduruka. Icyo gihe yahunze imyaka myinshi cyane, yahungiye mu Gisaka, yahungira mu Bugesera, amara imyaka 16 ataba mu Rwanda, azaje kwima ingoma nyuma y'uko umusigire wayisigaranye Karemera Rwaka arwaye ibinyoro, agwa ahitwa ku Kivumu cya Mpushi hariya mu karere ka Muhanga. Ibyo ni ibimenyetso bigaragara bikomeye cyane bigaragaza amakaburu ya Bimazimpaka, aho yiciye umugore kubera gufuha, amuziza yuko arimo kugana n'umuhungu we, aho yaragiye kwica Cyilima Rujugira, amuziza yuko nawe yinjiye mu rugo rwa Mukase. Noneho amahenuka y'urwo rwagwa rwa Bimazimpaka nuko amaze kurunywa yaragiye atya ajya aho bita ku Kibuza cya Nkingo, areba urutare rurimo gushashagirana, agira ngo ni amazi, aragenda yikubitamo nk'ugiye koga, nuko Mazimpaka atanga atyo. Amateka tubwira yuko Mazimpaka yaguye ku Kibuza cya Nkingo, ubu ni mu kagari ka Kibuza mu murenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi. Agwa azize iyo manga y'urutare, ayikubitaho nuko aratanga. Kuva ubwo abami bamuzunguye barimo Karemera Rwaka nawe wari uw'inzibacyuho, umuhungu we witwa Cyilima Rujugira aca iteka yuko nta mwami w'u Rwanda uzongera kunywa urwagwa uru rwa bitoki. Aca iryo teka yuko bazajya binywera izindi nzoga, harimo inkangaza, harimo inturire, harimo amarwa ndetse n'umutsama, ariko bagomba kuzira urwagwa rwa bitoki kuko nirwo rwahekuye ingoma y'u Rwanda. Umwami Mazimpaka atanga adatanze ingoma, amakaburo yaramuzengereje, yanywaga urwagwa, nibwo yabicaga bigacika. Ngayo nguko rero ng'inkomoko y'ibivugwa ngo kirazira ko umwami w'u Rwanda anywa urwagwa. N'iteka ryaciwe ku ngoma y'umwami Cyilima Rujugira asaga mu 1691 ubwo yimbaga ingoma abondotse avuye mu Burundi. Ngibyo ari bya Bimazimpaka warazwe n'amakaburo ari mu Kinyarwanda avuga uburwayi bwo mu mutwe bw'abakomeye. Ngaho ni mukomeze mukurikirane Amateka y'Igihe TV, araryoshye kandi abageza kuri yo myaka magana ashize u Rwanda rubayeho. Murakoze, murakarama.